mwana rero witwe abandi nanjye wahisha kure izamufasha kugira ngo bijyanye neza n'iri sakramento gukomezwa abana bacu bagiye guhabwa kandi natwe twahabwa abakristo. Hari ikintu cyiza nabonye ninjira hariya maze kubaza padiri mukuru nti abana bakomezwa ni bangahe? Ati ni 291. Ariko ndabona abantu baraherekeje usanga bageze sinzi ko nagereranya neza bagira hari hafi 1,500 cyangwa 2,000. Icyiza cyane kirimo cyane cyane kuri twebwe abasaserdoti ni umwanya wo kugarura Kristo cyangwa se gukomeza abakristo bacu umurongo w'ibanze bahawe igihe babatizwa bagakomezwa bagahabwa Ukaristiya. Ayo masakramento uko ari atatu tuyita amasakramento shingiro y'ubukristo, kandi agatangwa rimwe gusa batisimu no gukomezwa, agaherezwa n'Ukaristiya buri gihe umukristo ahabwa igihe cyose yiteguye. Icyo gihe tuba dukora iki? Icyo tugomba kwibuka no kwibuzwa igihe tubonye umwanya nk'uwo, tuba twibuka batisimu yacu kuko niyo ifite mu nda yayo ayo masakramento uko ari atatu. Ntabwo rero ari sakramento twahawe iyo umuntu yari afite izina kera mu Kinyarwanda. Abana barananiwe bakakunyara mu gitondo kahise akabyuka agafata amazi akihuza agacira agatanga izina ry'Imana. Kenshi yabaga yabibukanye n'umugore bashakanye cyangwa se agafata umwana yagize abana barindwi abakurikiraho bitwa ku izina ry'imfura akaza akayimubwira akayimuha baratarashimutse bakaririmba cyane. Yari serebure, byari ibintu uko dukora abakristo natwe ndabivuze bizamuka uko mwumvise sugane bivuga, ariko kuko suga akenshi mubyumva hasigaye muzakure mukurikije amizero yawe. Mwana rero witwe abandi nanjye wahisha kure izamufasha kugira ngo kandi uzambere umwanya kuri icyo gihe yitwa yani, umwanya yitwa yani ni Yohani. Ndayimubwira ikimenyetso n'urwibutso kuko afite izina gukomeza abana 990 n'umuntu witwa Mariya.
como abagore bo kudahagarara isengesho ryacu ni rimwe twamaze Imana ko dushoboye